Yes, twongeye kubasuhuza cyane, twongeye kandi kubifuriza weekend nziza, weekend y'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye. Tubahaye ikaze rero muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatandatu itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Muri aya makuru yacu muri iki gitondo rero tugiye kugaruka n'ubundi kubikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tugiye kugaruka cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba rero tugiye kwibanda ku kurasa ku munsi w'ejo kw'indege itagira abapilote yarashe hano mu bice bya za Masisi, birumvikana ni hano muri kano gace ka Mushaki. Hari rero amakuru mutigeze mumenya yibanga, murabizi ko narababwiye nti rwose buri ko mubonye Eugene Official cyangwa se umuhungu wanyu Fighter namaze kwangera kuri mikoro, muzajye mumenya ko rwose ari update cyangwa se ari inkuru idasanzwe mbazaniye. Ngira ngo ababonye ikiganiro cyacu kibanziriza iki titre nubwo bitigeze byumvikanamo, twavuze ko drone yahushije umwe mu basirikare ba generali hano muri ibi bitero cyangwa se muri iki gitero cyagabwe hano muri za Mushaki. Hanyuma rero ngiye kubagezaho operation yari yakozwe, ndakubwiza ukuri n'Imana yakinze akaboko, ndetse kugeza n'ubu nge ntago ndanabyiyumvisha, ntago ndabyemera kuba mu by'ukuri kugeza ubu witwa General Gaceri ashobora kuba atarashwe, kuko niwe ubundi drone yari yatagetinze. Byose ngiye kuza ngende mbibabwire, ndetse rwose ntago ndabona amakuru neza ngumenye niba koko iyi drone ishobora kuba yamuhushije, kuko amakuru ndimo ndakira ndaje nyababwire na makuru atari meza mu by'ukuri, nubwo nta kiratangazwa, nubwo tutarabona amakuru yuzuye, ariko ibyo mfite cyangwa se ibyo nabashe kubamenya nibyo ronje muri iki gitondo kugira ngo nze kubasangiza. Ariyo mpamvu iyi operation nayibateguriye ngiye kuyibagezaho uko byagenze, ndetse nuko iyi operation iyi drone yari yayiteguye, ndetse nuko byarangiye bigenze. So muri iki kiganiro cyacu turaza kugenda tubigarukaho, nyaboneka ntuze kuva ku murongo cyangwa se ntuze gucikwa utumvishe iyo operation. Ariko nanone kandi ntabwo ari byo gusa turaza kugaruka ku byatangajwe n'ubundi rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'iriraswa rya hano muri za Mushaki. Hari ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise itangaza, nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Ariko nanone kandi tuze no kureba no bindi bice uko biramutse byifashe, kuko hari amakuru mashya arimo kutugeraho aturuka hano muri uyu mujyi wa Uvira cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo. Tunabona rero kandi no kugaruka ku yandi makuru akomeye cyane nanone rero agaruka n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi, naho tugiye kuza tugenda tureba uko situation ihagaze muri aya masaha. Murabizi bwere yuko twinjira mu kigano mu buryo burambuye kenshi rwose ntabwo njya mpwema kubasaba cyangwa se kubibutsa gukora like ku kiganiro. Nyamara rero n'aka kanya rwose we udukurikiye muri iki gitondo unyemerere rwose kugira ngo twinjirane muri weekend ibintu bimeze neza cyane, unyemerere ukore like kuri iki kiganiro, nibinaba ngombwa usubscribing niba utarabikora, kugira ngo uzajye ubona amakuru kugihe, uzajye ubonera amakuru ku gihe, ibindi byose ubiduharire tuze tugende tubikuvira imuzi n'imuzingo. N'ibitaro bikomeje kuba mu by'ukuri cyangwa se guca ibintu hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwiza ukuri kuri tere abantu bacu babahari, murabizi ko dufite imbone nyinshi hano muri ibi bice. Niyo mpamvu twewe rwose ntibizadusaba byinshi kugira ngo tubagezeho amakuru akomeye cyane. Reka rero tubanze dutumikira abadutumye, ubundi tuze tumanuke na operation yabaye hano muri Mushaki. Iyi operation ikaba yari igamije ndetse yo kuba yakwivugana uwitwa General Gaceri, ndetse kugeza n'ubu ntago ndabona announcement cyangwa se itangazo rigaragaza ko mu by'ukuri ashobora kuba yatotse iyi drone. Gusa turaje nabyo tugende tubirebaho, reka tubanze dutumikire abadutumye. Ko abantu benshi bakomeza kugana ubuvuzi bwanyu, ni ikihe gishe mufite kugira ngo bakomeze babagane? Ubu rero kugira ngo abantu boroherezwe na serivisi zacu nkuko bisanzwe, tubashyiraho promotion uku kwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo.
bageneye promosiyo y'10%. Aba ko kugeza kurangiye kose kwezi kwa gatanu deja duhere muri mpera zo kwezi kwa kane. Bivuga ngo abantu barwaye diabete, umuvuduko, stroke, abagabo babangamira za ndwara z'abagabo, yaba ari prostate, gucika intege mu gikorwa cy'abashakanye, abakeneye ibibazo, abafite ibibazo by'uburumbuke, kutabyara, na mibe n'igifu, na hemorrhoide n'indwara z'amagufa cyangwa imitsi n'izindi. N'izindi ndwara ntarondoye, umwijima n'izindi. Ni mutugane iyo promosiyo ntibacike. Aho kutubonaho harahari USA dufite umuntu, Canada, Australia, ibihugu byo muri Asia, Europe n'ibihugu biri kure ya Afrika, iposta na DHL nicyo bibereyeho. Igisenyi ni ku muhanda w'amadepo, i Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko, naho Igoma ni mu mujyi wa Goma. Aho hantu hose abadukeneye mwahamagara nimero yacu na kabisa gutanya 257 057 ntimucikanwe rero n'iyi promotion kugira ngo tumbatire amagara. Yes, hanyuma rero reka tugaruke mu makuru yacu mu buryo burambuye. Nizere ko mwese mwamaze kwa mukora like kuri iki kiganiro. Reka rero rwose mbasabe umwanya ubundi mbinjire muri iyi nkuru isa idasanzwe ikomeye cyane y'ibitero byagabwe ku munsi w'ejo. Twabonye Lawrence Kanyuka yanatangaje ko byaguyemo abaturage b'inzira karengane batari bake, mu gihe kandi dufite n'amakuru yandi tubazane kuri aba baturage bagabwe ibi bitero, dore ko bamwe bamaze ko batransferwa cyangwa se bahabwa transfer ibazana hano Igoma, bigendanye rero nuko bakomeretse nanone inkomere ari nyinshi cyane kuri drone yarashe ku munsi w'ejo hano muri Mushaki. Amakuru sasero aratubwira iki? Reka twinjire mu nkuru. Ubundi reka mbabwiza ukurikisha sa cyangwa se M23 AFC M23 nibataza kwitondera izi drone cyangwa se izi ndege zitagira abapilote, ibitero bya Kishasa n'ubundi twaza kubona amakuru cyangwa se inkuru zitari nziza muri iyi minsi zigaragaza nka bamwe mu bayobozi ba M23 mu by'ukuri barashwe n'izi drone. Ibi byo rwose nge mbaye mbibarabuye, ndabarabuye cyangwa se ndabibabwiye bitewe n'ikirero sasa. Byose muri iki kiganiro cyacu ugiye kugenda ubyumva. Ejo amakuru ari kutugeraho, ejo uwitwa General Gaceri yarafite inama hano muri Mushaki. Iyi nama ndetse kugira ngo mwumve ko imbone yacu iri hano cyangwa se umunyamakuru wa Eugene Official hari ya hantu ibintu yabikurikiranye byose aba yagiye abinota gatanu kuri kagenzi kako kamwe ku kandi. Iyi nama yagombaga kubera hano hafi n'isoko ry'inka, ndetse ahantu iyi nama yagombaga kubera hari hateguwe, bari bateguye mu by'ukuri mu nzu iherutse kubakwa vuba, iherutse kuzura, niho iyi nama yagombaga kubera. Abahari rwose mwari mwiteguye kujya muri iyi nama, ndabizi ko hari abadukurikiye. Ubihakana muze kubinyomoza cyangwa se muvuge ko ibyo mvuga atari byo, upfa kuba uhari. Iyo nama rero yagombaga kuremeshwa nande? Yagombaga kuremeshwa na General Gaceri nyirubwite. Murabizi ko defense cyangwa se niwe uyoboye hano cyangwa se division, reka tuyite division cyangwa se abasirikare bo muri iki gice cya za Masisi, niwe ushinzwe operation hara muri bira bice. Tuwayisiwe murabizi n'uwitwa Colonel Jimmy, nibo bafatikanyije cyangwa se nibo bari hano muri bice bya za Masisi. Hari impamvu rero yagombaga kuremesha inama. Murabizi ko aba FDL bari kwiyamfilitara cyane bakaza hano muri Nyiragongo bifashishije imyenda impuzankano isa niya M23. Urumva mu nama yagombaga gukorana n'abaturage, ibi byose yagombaga kwibasobanurira kugira ngo bakomeze kugenda bahanahana amakuru, babashe kurwanya cyangwa se babashe gukumira ibi bitero biri gutegurwa. Ariko Kishasa no yasaga no yaryamiye amajanja ku butasi bwayo ndetse no ku gikoresho kidasanzwe ngiye kuza kugaruka mu kanya gato, ariyo drone y'intabonenwa imwe rwose kuyijaminga bisigaye biri doke bikubiye gake cyane kujaminga rwose drone kugira ngo M23 ibe yayinetraliza. Amakuru rero sasa aratubwira iki? Ubwo iyi drone ubwo iyi nama kwanza yategurwaga, uwitwa General Gaceri yamanutse muri defense yerekera n'ubundi aho inama igomba kubera, akaba aho yaraherekeye ntabwo yigeze afata imodoka,
ahubwo uru rugendo General Gaceri yakoze urugendo rw'amaguru. Ubwo ndavuga nyine kuva muri defense ukagera ayerekeza aho hagombaga kubera iyi nama. N'urugendo General Gaceri yakoze n'amaguru, amanukana ava muri defense, amanukana abasirikare bagera kuri 30 bagombaga kumurinda umutekano. Urumva ni generali, abasirikare 30, ntekereza ko rwose n'abahubwo numva bari bake yagombaga kumanukana nka 60. Urumva ni generali ahantu hameze gutya, urumva rwose ko mu by'ukuri usibye ko umutekano hari ukuntu asige bawiyamina ndetse akaba bizeye n'abasirikare babo, ariko urumva nabo bari bake. Ariko yamanutse ava muri defense hano za Mushaki ajya aho inama igomba kubera, amanukanye mu by'ukuri umubare w'abasirikare bagera kuri 30. Hanyuma rero burya ngo atarayawe ngo ntabwo akurara mu mubiri, ariko nyine iyo arayawe ubwo kontrere y'uyu mugani, atarayawe akurara mu mubiri. Umva ukuntu uyu mugabo navuga ngo yatorotse cyangwa se yacitse urugamba mu buryo bukomeye cyane. Ataragera neza aho inama igomba kubera hano muri centre ya Mushaki, uyu mugabo wagira ngo mu by'ukuri afite cyangwa se harimo niyerekwa, yahise abwira abasirikare bose cyangwa se bari kumwe ko bakomeza, we afatamo abasirikare bagera kuri 2, aradeviya ahindura icyerekezo. Mana yanjye kuki video nibagiye kuyisetinga tutayisetinze ngo tuyibereke. Donc hari icyo nashaka kubereka muri video ariko ndaza kugenda ngibasobanurira. Ndabizi ko abantu benshi mwamaze no kugenda mubona izo video, ni video ndaza kumvisha ijwi ryo muraza kumenya iyo ariyo. Hari abaturage bari mu Gikuyu ahantu drone yari imaze kurasa, tugiye kugenda tugarukaho. Uyu mugabo rero kigera hanga ataragera aho inama igomba kubera, yabwiye abasirikare ahindura icyerekezo. Uyu mugabo mu guhindura icyerekezo kwe yahise yerekera mu Bikuyu, ari naho hahandi mwabonye muri ibyo Bikuyu nyine muri icyo cyerekezo abaturage bagaragaye barashimo bombe ya kabiri, kuko murabizi drone hariya yateye bombe zigera kuri 2. Ndaje mbabwire naho yaziteye, ariko kugira ngo tugende akantu kamwe ku kandi, reka tubanze dukomeze tubabwire iby'uru rugendo rwa General Gaceri. Hanyuma niyo mpamvu nkiri kuduta nkibaza nise byagenze bite, kuko nyuma yaho iyi mbone yacu cyangwa se uyu munyamakuru wacu uri mu ibi bice na n'ubu ntabwo aramenya irengero rya Gaceri, nta nubwo barongera kumuca iryera, na n'ubu ntabwo amakuru aramenyekana neza yizewe. Amakuru sasa aratubwira iki, cyangwa se umutaramu wacu arimo kugenda duha yahe makuru kuri uyu mugabo akimara kudeviya n'abasirikare 2? Hari amakuru ari kuvuga ko hari naho aba basirikare yageze nabo abasa n'ubasizemo gake. Urumva umugabo atari kugenda kuri amakuru, mu by'ukuri nta yerekwa yari afite. Nibwo drone yazaga, urumva ari yamaze kumuneka, mu by'ukuri yamaze kumenya situation ndetse naho aherereye. Iyi drone yikanira ikintu cyitwa bombe ya mbere, ariyo bombe bahise barasa kuri iriya nzu y'umuturage mwabonye iri muri iriya foto cyangwa se iri muri iriya video yafashwe. Iyi nzu yarashwe hano muri Mushaki. Hanyuma indi bombe ya kabiri niyo ya bombe mwabonye iriyo ngiyo mu Bikuyu, aho twakwita ko mu by'ukuri ari nacyo cyerekezo. Mwibuke ko nabwe ko yaradeviye General Gaceri, yageze aho aradeviya, bamwe abohereza hano muri iyi centre hagombaga kubera inama, kuramo abakurere 2 cyangwa se abayisikoti 2, ajyana nabo yerekeza muri ibyo bice nyine aradeviya ajya nkaho ngo mu Bikuyu. Ubwo bantu murimo murabyumva. Hanyuma iyi drone rero, iyi bombe barashe, Kinshasa yarashe. Ntabwo iyi bombe barashe mu by'ukuri, nabo urumva bari bafite amakuru. Urumva bombe imwe yarashwe hano ku rugo rw'abaturage, iyi ntare za Sarambwe cyangwa se bashobora kuba baratagetinze n'abataba basirikare buriya bari muri aya mazu. Ubwo birumvikana birashoboka ko bararashe barasa,
hari ukuntu abasore nabo bamaze kumenya izi drone n'abaturage bamaze kumenya bazi ko drone itarasa rimwe, mwagiye mubyumva mu biganiro byabyo bitambuka n'ama interview. Ni ukuvuga ngo iyi bombe imwe yarashe iri guhiga aba basirikare n'ubundi ba M23 bari baje baherekeje uyu mugabo General Gaceri, yari yohereje nyine ahangaha hagombaga kubera inama. Ubwo iyi drone bayumvishe bahise bajya kuyihisha. Urumva ingo zose abaturage nabo babonye bimeze gutyo bajya kwihisha. Muri kwa kwihisha kw'abaturage, iyi drone ntabwo yamenye ngo bihishe hehe, yahiseyo rwose ijya gukubita rwose ihwanyaguza iriya nzu y'abaturage. Ariko papasi drone yari ifite papasi yo kurasa iki, yo kurasa abasirikare. Iki cyiciri cyangwa se abangaba General Gaceri yari yohereje ahangaha hagombaga kubera inama. Ndagira ngo manze nkwibutse ko iyi nzu yarashwe ntabwo ari yagombaga kuberamo inama. Bavuga ko inama cyangwa se amakuru aravuga ko bari basetinze ko inama igomba kubera ku nyubako iherutse kubakwa vuba ikirishya. Iyi nzu ikaba iri hafi n'iri soko ry'inka hano muri Mushaki muri teritwari ya Masisi. Bombe ya kabiri rero sasa niyo iri kuntera amakenga. Na n'ubu ntabwo ndabyumva neza, ndacyakurura amakuru. Umuvandimwe wacu uri harimo kugenda yahiga kuko iyi drone iyi kompra yayo ya kabiri, iyi kompra rya kabiri rya drone ryarashwe hano muri bikungira ngo mwabonye muri video. Utabonye video aje kuri X yacu Eugene Official araza kubona iyo video nayishyizeho. Wenda reka tunifashishe n'aya majwi yayo kugira ngo mwumve n'abaturage uko babivuga, kuko ni mu Gikuyu iyi drone yarashe. Ariko mwongere mbibutse ko uwitwa General Gaceri yari yadeviye mu by'ukuri aterekeje aho hantu hagombaga kubera inama, nawe yari yaje muri ibi Bikuyu. Ubanza uyu mugabo yari yamaze kumenya amakuru yose, bituma mu by'ukuri yigira mu ndake hano muri ibi Bikuyu, ari naho iyi drone yari yamukurikiye igatera ikompora hano mu by'ukuri muri ibi Bikuyu. Reka wenda tubanze twumve iby'iyi video kugira ngo tumanuke neza. Reka tubanze tubumvishe iby'iyi video. Aha. Muri rashe ntabwo muri kubona abantu bari aho ngaho niho rivuye. Utwo dutusi no ku mahaza ni hanze yaduteranira. Abantu bapfuye bajyanye mu maboko, bakomeretse mu mitwe, bari mu migongo. Mbonye abageze kuri 6 kuko nari nta ku isoko nyine niho nduye, ariko nta muntu wapfuye mbonye. Abasaba mukomere abaherekeye ku bitaro. N'ubundi cyari kumvikana mu kirere n'ibigongera kurasa ntawe ubizi. Nuko bihagaze murakoze. Ati nuko bihagaze murakoze. Ati mbonye indi irasa ahantu dusanzwe tugira gute duteranira. Abantu muri mwabonye iyi video ngira ngo aho hantu yavugaga ni hano hantu hameze nko mu Bikuyu, n'ubundi ni mu Gikuyu, ariko hafi aho hari udutuse cyangwa se akantu kameze nk'agashyamba gatari, ariko ntibikwiye kuba ari hehe, ari mu Gikuyu. Birashoboka cyane no kuba iyi drone nayo cyangwa se iri kompra rya kabiri ryari ryateguye kuraswa uwitwa General Gaceri, kuko urumva yari yamaze kudevya gifata ikindi cyerekezo. Bivuze ngo barashe iyi drone yarashe ahantu habiri mu byerekezo biri General Gaceri babonye ingabo ze cyangwa se batataniyeho, niho bahise bajya kurasa bavuga bati nitumuhusha niba tarahangaha ari muri abangaba, kuko drone buriya hari ukuntu bajya nabo bazikwepa nyine ntabasha kugira uko nanabasobanura kudasanzwe. Ariko barashaho ngaho batekereza ko hari abasirikare bamwe wenda batiyagendanye nabo, ariko batise no muri bara batatu baba bagiye iriya baba barimo. Hanyuma rero mu by'ukuri nawe ajya kubarasa, abajya naho kuharasa. Izi ngabo mu by'ukuri ndakubwiza ukuri abasirikare ba M23 ntimuzumva umuntu yarafashe ibice nk'ibi ngibi yararwanya intambara nyinshi ngazitsinde ngo mugire ngo ni ikigware cyangwa se ngo ni ibintu byapfuye kuza ngo dumbure ngo pa. Aba bagabo baza ubwenge. Imagine ukuntu yafashe icyemezo yamaze donc ndahamya neza ntashidikanya ko aya makuru uyu mugabo akimara gusohoka no muri defense yari yamaze kuyamenya ko drone iri hejuru, kuko ahantu baba bari
baba bafite ubundi n'ibyuma biri kugenda bitarakinga bibabwira mu by'ukuri uko ikirere kimeze, amakuru yari ayafite. Ubujyangi rero yakoze bwo kuvuga ngo ingabo zimwe nibakomeze imbere ndetse akanohereza nyinshi, yarangiza agafata abasirikare batatu bo bakagenda nk'abasirikare batatu. Ntekereza ko buriya yanafite n'uburyo ki yamaze kwihinduranya ku buryo utanatekereza ko ari generali. Ibi nabyo iyi systeme nabyo mu bitekerezeho. Ubu ni ubujyangi, ni ibintu mu by'ukuri utapfa gutekereza igihe drone uzikiri hejuru iri guhiga ubuzima bwawe utabanje kuba impose cyangwa se utabanje gutuza muri wowe ngo utekereze ko nta nikiriho. Icyo bita umutima ukomeye papa, iki nicyo bita umutima ukomeye. Hanyuma rero kugeza ubu ntabwo ndakira amakuru y'uyu mugabo, ariko murabizi ko kuri Jeune Official twe tuba dufite amakuru, abantu benshi baba bagenda mu by'ukuri badufasha kugenda tumenya kira kitu. Bivuze ngo mu kindi kiganiro cyacu ndaza kuba mbaha amakuru ya nyayo cyangwa se y'ukuri ku bigendanye n'uyu mugabo, ariko ntabwo mwigeze mwumva hari n'umwe wigeze atangaza mu by'ukuri iby'iyo operation Kinshasa bari bateguye, iby'iyo operation ko bari bagamije kugira ute kurasa General Gaceri. Ariko nge muri iki gitondo ndayibazaniye iyo operation. Ntabwo Kinshasa bari batagetinze cyane, ni bya bindi byabo nyine n'ubundi tujya tubona bavuga ngo ni avegrema, n'ubundi barasaba batagize icyo bitayeho, bakavuga batuko byaba kose niyo hapfa Masisi yose yapfa ariko hakagendamo generali. Urabizi by'abaturage ntacyo biba bibabwiye, ariko bari batagetinze kugira ute kwivugana uwitwa General Gaceri. Imana rero yakinze akaboko, nubwo wenda nta yandi makuru ndabona cyangwa se turakira, ariko twavuga iki? Twavuga ko ahangaha uwitwa General Gaceri Imana yamukingiye akaboko. Uyu General Gaceri mbibutse ko afitanye isano rya hafi n'umuvandimwe rwose wa guverineri mu by'ukuri mu Bahati Musanga Erasto. Ni umuvandimwe we, abahungu ba Muzehe Erasto. Rero hari amakuru menshi twagiye tubona, ariko ndagira ngo mabwire ko uku kurasa kw'iyi drone mwabonye ko Lawrence Kanyuka we yatangaje ko harashwe hapfuye abaturage bagera muri 20. Mwabyumvishe? Abo bagabo barasha ahantu donc abaturage kuko bumvishe indege iri gusuma bahise benshi bajya mu mazu. Urumva rero inzu yari aho nini niyo bahise birukankiramo, riri hafi aho ngaho birukankiyemo ari benshi cyane. Aba rero nabo so kujya gutikura inzu, batikura inzu barayirasa mu by'ukuri batiteye ngo niki. Abaturage bagera kuri 21 Lawrence Kanyuka yatangaje yemeza ko ngo bapfuye, ariko abandi bagera kuri 38 andi makuru mutamenye benshi bamaze guhabwa transfer bari kuvurirwa hano i Goma. Muri make nabo nabagizweho ingaruka cyangwa se nabagizweho ingaruka n'ibi bitero by'iyi drone yarashe amakompora agera kuri 2. Harabo twabonye bari guhanduramo fragment cyangwa se ekra, ni fragment nyine bya bisigazwa bya bimwe byavuye muri aya makompora nabyo binica. Abizi ko babirimo ibintu bitema, ibintu by'ibyuma, inshinge, inzembe, ikimi, mashoki, donc barimo ibintu bigukebagura cyane, ariko binasizweho ubumara cyangwa se uburozi ku buryo iyo bukugeze mu mubiri razima buhita bugusoza. Ariko nyine byaje kurangira mu by'ukuri bakomeretse benshi. Uburo tuvugana rwose ibitaro bya hano za Sebeka, ibitaro bya Kakatindo byararanya akazi ko kuvura cyangwa se kwita kuri izi nkomere zagize ibibazo cyangwa se zahuriye n'ibiza, donc zagiriye ibibazo muri iki gitero cy'iyi drone. Ariko ntabwo ndamenya amakuru ya General Gaceri, ndakomeza kugenda nyabakurikiranira. Pay attention kuri M20 baze kwitonda kuko amwe mu makuru namaze kumenya, kandi nejo twiriwe tunabitangaza nanagenda mbigarukaho ndababwira ntibagomba kwitonda. Kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabujije abaturage kujya mu bice bya hano mu Rwanda byegereye mu by'ukuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi migi ikomeye, ntabwo mu by'ukuri bayoboye ko hari gahunda iriho itari nziza bashobora guteganya kuba bafasha Gisekedi gukora muri iyi migi. Iki cyo rwose ngenda kibabwiye.
M23 FVTura mwicunge rwose murye rwose ariko mwige donc mwirinde bikomeye cyane. Hari ibindi byinshi biraza kuba mu by'ukuri ariko ntabwo twifuza kumva ijambo itari ryiza, rya jambo rishobora guca intege abandi barwanya mu bindi bice mu by'ukuri barinza abaturage, kuko murabizi neza icyabaho igihe mu by'ukuri inkuru zitari nziza zakomeza kuba mbi, hari ugutakaza morali ku ngabo. Kandi murabona ko ibitero biri gutegurwa byo ku rwego rwo hejuru. Tugiye kugaruka tubabwire ibyo muri Uvira, tubabwire na hano muri Nyiragongo. Abantu turi kumwe ni mu nkandira like kuri iki kiganiro, hanyuma nanyandikire muri komenti. Turigeze ku munota wa 26 kugira ngo mbone ko turi kumwe twageranye kure. Nyandikira uti turi kumwe kabisa 5 kuri kagenzi kako. Unyandikire n'umunota rwose wari ugezeho, ubundi rwose ngo hayi kaze kandi ndagushimiye cyane wowe tugeze kuri umunota tukiri kumwe n'iby'agaciro. Twikomereje rero sasa n'amakuru aharega duse n'abahavuye, ariko ntabwo tuhavuye wese kuko imbone zacu cyangwa se abanyamakuru bacu bari hariya bo baracyari mu kazi. Hano Masisi, ibintu bya Rucuru, ibintu byo muri Kivu Amajyaruguru ndetse no muri Kivu Amajyepfo hamwe na hamwe, ndagira ngo menyeshe ko rwose nta kintu n'iki na kimwe gishobora kuba ngo kize rwose kitangezeho. Ntibisaba ko yewe nshobora no kudahaguruka hanga muri CD ahantu ndi, ariko aba agent ba Eugene Official baba bahabaye. Niko bimeze. Hanyuma tugaruke hano muri hano dukomereze kuri Leta Zunze za Amerika. Yahise isora itangazo ry'ikitaraganya ivuga ko yamaganye ibi bitero by'izi ndege zitagira abapilote by'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa byagabwe muri za Mushaki hakagwa abaturage. Ariko ntabwo Kinshasa Leta Zunze za Amerika yagakoze ibingibi gusa mugizi yuko hari ibiganiro n'icyo byasize bikoze ngo abahagurukane iri jambo nta kintu na kimwe bafata ku gihano nibura ngo bagere n'ibyo mu by'ukuri basaba Kinshasa kigomba guhagarika. Kandi atari bya bintu bya nyaroreshwa byo kuvuga ngo dukoze ibi tubasabye ibi, atari ibintu birajya mu bikorwa, ahubwo ni nko kwerekana ko ibyo bakoze bari kubireba. Nje navuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo donc kwandikira itangazo ni nko kugaragaza ko ibiri kuba bari kubibona, ariko nyine bakanashaka kugaragaza ko nta nicyo babikoraho. Kuko sinibaza ukuntu twabona Kinshasa Gisekedi ari kubaha ibi binombe bya hano muri kano gace, tukabona n'aya matangazo basoye y'abantu n'iki byose bigaragara ko banazi ko ibi bintu bigomba kuba, barangiza bagasura itangazo nk'iri ngiri ritagize icyo riherekeza na kimwe, wenda banihanangiriza Kinshasa banababwira wenda ngo ibyo bitero nibyongera kuba turakora iki n'iki. Muri make iki ni ikimenyetso n'ikizibiti kigaragaza ko ntabwo ibyo babyitaho, nubwo ari kwa twamaganya ubwicanyi ngo bwabaye muri za Mushaki wewe ngo n'uburi kuba muri Uvira. Ibi nta kintu rwose, ntabwo donc nta n'ibintu twasanzwe. Kuko nkaba navuga ko ku ruhande rwa FCM23 kugira ngo ibitero ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagire icyo bibwira ndetse na Gisekedi nawe abone ko ibintu bikomeye, birasaba AFC23 ko no bahaguruka. Hari bataramunozemo n'abati basabwa rwose kurwana atari ibyo kwa ngo twarwanye ngo na Wazalendo ngo na Mutayomba nabande bose. No, mwatake musubire muri Uvira, bongere bahangayike, mugere iyo za Makobora, mwongere mugere hano muri ibi binombe hose, mwongere mujagajage, mugere muri za Alphamine hanga muri za Warikare imuboroke. None amahanga haguruke, nibwo barabanza kongera bakamenya M23 ni nini, ubu ni M23 niki. Na ubu ni bakomeza kurasa mukavuga Gisekedi azagera avuga ati ahubwo muturi gukora ahagurukane buri ko bakoze igiteno nk'iki ngiki hapfuye nk'umuyobozi, ahagurukana igifurumba cy'amabuye kwa Trump ati ndabona umugambo uri muragenda neza. Ibyo se murabona bizagarukire ni donc iherezo yaryo murabona riri.
mwahagurutse mugapiga duyi, mugakubita duyi, mugahangana, ntimuba bo kwirinda ahubwo mukaba nabo gutera. Reka ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru duse n'abavayo, noneho duse n'aberekeza cyangwa se twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Naho rero ubu tuvugana hari amakuru ari kutugeraho, amakuru navuga ngo akomeye cyane, atari meza habe n'aka na gato. Amakuru rero sasa ateye ate ari kutugeraho hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ejo hano muri Kivu y'Amajyepfo, ejo ne nababwiye ko hari abasirikare donc hari kubaho kuri forcinga ku mpande zombi. Twe twagiye tubigarukaho uburyo harimo kugenda bari forcinga mu bice bigiye bitandukanye. M23 byagaragaraga ko nayo yarimo kugenda yohereza abasirikare bava muri Kivu y'Amajyepfo bajya muri Kivu y'Amajyepfo, aho byagaragaraga ko bagiye kuri forcinga yitwa za Sange Ruvunge, ariko papa Saru kugira ngo bagende babohereza gake gake ku mirongo y'urugamba, aho byari biteganyijwe ko za Runingu za Kabunambo bagomba kuhagezwa, ariko n'ubundi bigendanye nuko na Kinshasa nayo hari abasirikare yarimo kugenda izana ahantu bita za Runingu. Byose byagaragaraga ko ari ibitero, ariko mwibuke ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matangazo cyangwa se mu tangazo yasohoye yagaragaje ko nubwo hano muri Mushaki habaye ubwicanyi, ariko inagaragaza ko na hano muri Kivu y'Amajyepfo muri za Uvira naho hari kuba ubwicanyi. Hanyuma rero mu makuru maze kuramukana muri iki gitondo, nanone hano muri Uvira hari umwuka utari mwiza uri kutangira kugenda uhwihwiswa cyangwa se uri kuhavugwa, aho bavuga ko ngo ASV turango yaba ifite umugambi ukomeye cyane wo kwa yakwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Bityo hakaba habaye ubwoba bwinshi cyane, aho ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bari kudeployinga abasirikare benshi cyane, ariko no ku ruhande rwa M23 tukaba bari kugira bate, bakaba bari kudeployinga. Mbese muri make impande zombi barimo kugenda bongera abasirikare. Murabizi ko nta misi ishize bakozanyijeho hari ahantu, ibi byose bikaba ari ibimenyetso biri kugaragaza ko hari ahantu urugamba rutari buze kugira gute, rutari buze koroha. Gisekedi rero nawe ubwoba ni bwose, nanone hakomeje kugenda hahwibiswa kudeta, ari no mpamvu uyu mugabo ari gukoresha ibishoboka byose kugira ngo abanze arebe ko yahindura itegeko nshinga. Atihindure itegeko nshinga, ariko sinzi ko bizamukundira. Nabonye abatavuga rumwe cyangwa se andi mashaka agiye atandukanye nayo yahagurukiye kumurwanya, aho rwose avuga ko batazabyemera kandi nk'uko atazigera ashobora abaturage bahariya, kuko nabo ntibifuza rwose ko uyu mugabo yayobora indi manda, mu gihe ariko yakomeje kugenda atanga inzitwazo zinashoboka kuba zanatuma aya matora atabaho, dore ko Kisekedi yagaragaje ko n'ibyuma by'amatora, ibyuma bifashisha mu gutora, ibyinshi byagiye bigirwaho n'ingaruka muri kiriya gihe cy'amatora byagiye byangirika. Ubwo uko tuzagenda twegereza cyangwa se Kinshasa begera amatora, niko iyo motifu cyangwa se bizakomeza kugenda birushaho kuba kuvugwa. Ngayo rero amakuru aramutse hano muri Kinshasa, ariko ubwo twanavuga ko na hano mu gihugu cy'u Burundi ari naho tugiye gusimbukira, naho turebe uko ibintu byifashe. Mu gihugu cy'u Burundi rero nta kindi gikomeje kugenda kivugwa, n'uburyo ki abadede rwose banezerewe cyane no kuba bari ku butegetsi, ndetse bakaba banakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko ubu butegetsi bwabaguma mu maboko. Nabo bafite amatora muri 2027, no haravugwa amatora, ariko aya matora, mbere y'uko aya matora aba hano mu Burundi, muzaba murambwira hazabaho gukozanyaho. Navuga ko
navuga ko perezida Evariste Ndayishimiye nabonye ngo arimo no kugenda ashakisha ukuntu bakwemeza donc jenoside ngo yakorewe abahutu hano mu gihugu cy'u Burundi, ngo iyo jenoside yakwemezwa, mu gihe nyamara we ari gushaka kugira ngo yemezwe, ariko ibindi bihugu ntabwo birabimwemerera. Ubwo nyine hari amakuru baba banafite babona wenda ko binahabanye n'ibyo atekereza cyangwa se n'ibyo bavuga, bityo bigatuma batagira gute babyemeza. We ariko arashaka ko iki kintu kibaho kubi n'ubwiza. Sinzi impamvu, ariko murabizi ko hari donc ni nko kugira ngo n'ubundi akomeze donc gutuma hatabaho ubwumvikane mu baturage hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Tugarutse rero wenda tunanagarutse ku bigendanye n'umwuka mubi wundi uvugwa muri iki gihugu cy'u Burundi. Umwuka mubi unavugwa n'ubundi ni mu buyobozi, aho n'ubundi uwitwa Reverien Ndikuriyo ni umuvugizi cyangwa se ni SG wa CNDD-FDD, ugashiramo n'uyu muperezida nyine Evariste Ndayishimiye, ndetse ugashiraho n'umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi FDNB. Uyu nta wundi n'uwitwa uyu umuvugizi umugaba mukuru w'izi ngabo yitwa Prime Niyongabo. Prime Niyongabo niwe mugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi. Aba bagabo nabo mu by'ukuri guhuza byaranze, no kuba bakivugana tukumva mu by'ukuri bakorana muri guverinoma imwe, nuko buriya bose bava mu shaka rimwe kandi bakaba bose bameze nk'ari ibiti bikomeye, bafite ukuntu bagiye babana ku mpande zombi, ku buryo umwe adashobora kuba yakwemera kugambanira undi. Ndaguha urugero, uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu SG w'iri shaka rya CNDD-FDD, ni inshuti cyane rya Prime Niyongabo. Ni inshuti ya Prime Niyongabo. Ariko uyu mugabo navuga ngo ni Evariste Ndayishimiye, nawe akaba inshuti bikomeye cyane n'uwitwa Reverien Ndikuriyo. Emini na Evariste Ndayishimiye hari ukuntu ubucuti bwabo bukomeye cyane bugenda bubahuza, bugenda bwicomacomekamo, ku buryo bigera kuri wa wundi umwe akagenda defanda undi, akagenda defanda undi, ku buryo amafuti yabo ahera mu kirere, ku buryo uyu munsi bashobora kwicara bakaba banasangira, bagasoma akantu, bagasangira, bakagwa neza rwose, urukundo rukaba urukundo. Ariko byamara kurenga, bageze umwe yagera mu rugo n'undi ageze mu rugo, nanone ibibazo bikongera bikaba, ariko bikaba ari bya bibazo twavuga ko mu by'ukuri donc biba biri aho ngaho biryamyemo aho indani. Bya bibazo biba biryamye aho indani. So rero nkavuga nti mu by'ukuri icyo nicyo gituma n'ubundi wumva buri gihe havugwa umwuka mubi mu badede, ariko nyine uwo mwuka mubi uvugwa mu badede ukaba utagira watuma nk'igisirikare habamo ikibazo, hakaba hatabamo ikibazo, hakaba hatabamo ikibazo mu badede ngo wumve ngo umwe yaba yagandaguye undi. Ngayo nguko niko ibintu byifasha hano rero muri iri shaka cyangwa se hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu nkuru mukomeza kugenda mwumva zikorwa zigaragaza ko umwuka ari mubi hano muri CNDD-FDD cyangwa se ku butegetsi buriho hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero reka duhinire hano amakuru yacu, dukomeze dushakishe n'andi turaza kuyagarukaho mu masaha ari imbere. Tubanze dushimire mwe tuba twabanye kuva ku munota wa mbere kugera kuri munota wa nyuma, ariko nanone ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, like na share. Waba warasubscribe utanarabikoze urasabwa gukora like kuri iki kiganiro. Ukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Ciao.